bitaranuka ntabwo Imana izaza. Iyo binutse nibwo Imana yitwa Imana. Tawaye gese nebo sanse. Umuntu uri kunyumva muri iyi si, senga, usenga amasengesho menshi, Imana izatugirira neza. Imana ije kugirira neza abantu bayo, ariko ije no gusarura ibyeze n'ibiteze. Kandi Imana itekere sanse ije gutebo inze irambwanga ko kanyama watoboye umubiri wawe ukawutobora, ugatinyuka ukawutoboza icyuma ukawutobora, ako kanyamije kukwaka urafite aho uzagakura. Niko Imana yavuganye nanjye. Andi hari abantu bakomeye bagiye gupfa kugira ngo bimenyekane ko Imana ivuze. Yambwiye ngo iraje izanye inkoni yayo kandi ije gukubita. Bagiye kurwara indwara zitandukanye, bagiye kurwara indwara z'ibisebe. Nabonaga amasaza aduma ku bantu. Yambwira ngo mugarukira we yabagiriye neza, mwayisabye kubarengera ibaha amazu, iramaze kuyabaha mwitera umugongo. Irambwira ngo iracuze, irakubise kandi ije gucura ibyuma d'essence. Mwami nyiribihe, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye ko twongeye kubonana turi bazima nta wapfuye. Twari tumaze igihe turwaye ariko waraturinze n'uhabwa icyubahiro. Tugushimiye neza n'urukundo tugirira kandi ukaturinda turi abanyabyaha muri isi y'ibyaha. Iyi si tubamo, iyi si nisigoye, nisi dasaka, ariko turavuze ngo urera. Ibendera ryo turarizamwe turi muri iri shyamba, turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe. Kandi icyo wagambiriye n'ugikore kuri Kristo Papa, turavuze ngo uri mwiza. Ubereye maso ubugingo bwacu ku bantu bavuganye nawe, bakitondera amategeko yawe bakemera bakamisuzugurwa. Kugukorera no guca bugufi no kwitondera amategeko yawe tukirinda ibyaha. Turagushimiye radosan rabe domene sansonekire. Turavuze ngo uri mwiza pa, dusabye kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro demenekire. Jambo ryawe tugiye kuganiraho, haba mu ndirimbo turyoherwe kandi duhumurirwe nawe Darisayire. Natwe tuzagushima dukomeje kuvuga ineza yawe. Turavuze ngo urarebe nito pezo tando desekwa. Imana domenekire shabado sanse. Imana tope kwa. Turavuze ngo umwami, turagushimiye pa. Tuguhaye ikaze na karibu muri iri teraniro. Kandi uzubane natwe rebonekire. Umugambi ni mwiza ku buzima bwacu. Nubwo Satana tunyaga ariko witwa Imana, kubera ko waremye ikirere ukarema inyanja inkuba n'imirabyo. Natwe turagushimiye mwami, turasabye ngo uzubane natwe rero. Hadoshegera bo asayi. Urakoze kuri umwami kandi ubanye natwe. Urakoze kushoboye byose mu izina rya Yesu. Urakoze Adonayi. Amen. Imana ishimwe cyane. Nshimiye Yesu ko nkomeje urugendo, kubera ko uwo mwami niko akora kandi indeseko ata adopis enekusai. Imana ishimwe. Ndashimira Yesu ko ari umukozi w'umuhanga, ari Imana itarebisura cyangwa uburanga. Turi gusomana ijambo rya nyiri ijambo ritavanze. Yesaya igice cya mbere 13:19 aravuga ngo bamubwisho desheseke tanse de bosse kontaire ben sansekire. Yesaya igice cya mbere 13:19 aravuga ngo katuwasome. Yesaya igice cya mbere 13:19 aravuze ngo mwiyuhagire mwiboneze mukure bya biva imbere yanjye. Mwiyuhagire mwiboneze mukure bya biva imbere yanjye. Mwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi mwige gukora neza. Mushaka imanza zitabera murenganura abarengana. Mucira imfubyi urubanza muburanira abapfakazi. 18 nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sherege. Naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. 19 nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Twakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Niko Yesaya mu bahanuzi bakuru yanditse. Imana ikintu bitabishaka n'ibyaha. Imana kuri iyi minsi irashaka ko abantu bayikorera bayitinya. Imana ishimwe ko ari Imana ishoboye byose. Imana ni nziza kandi izatugirira neza. Imana dosheke sayibesanse nikire. Twaririmbye umuririmbi go twatangiraga utubwira ngo nawe kucyubaka inkuge ngo urakora ibyo bupfapfa. Uyu nawe ngo baranamusekaga cyane. Nawe niba guseka baza bagusunikira ku Mana. Reka baguseke bagusunikire ku Mana. Ndakubwiye ngo reka baguseke bagusunikire ku Mana. Niba taguseka ntago uzabura umwana w'Imana. Niba tagutuka ntago uzabura umwana w'Imana. Matayo ibice 11 aravuga ngo niba batuka babampora bazababeshera ibibi byinshi babamura ngo muzanezerwe. Imana ishimwe. Topekeze sanso de comptes omene sai. Imana ishimwe. Dushimiye Yesu
ko ari umwami udahemuka, ari Imana itari ibisura cyangwa uburanga. Imana ishimwe, Imana ibereye maso ubugingo bwacu. Nshimiye Yesu uyu munsi ubereye maso ubugingo bwacu, kubavuganye na Yesu barangiza bakitondera amategeko y'Imana. Imana ishimwe ko ari Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi, kandi ari Imana itari ibisura cyangwa uburanga. Nshimiye Yesu ko ajya aca inzira aho ubona we byakomeye, aho byanutse ni Imana itangira gukora. Kugira ngo yitwe Imana nuko bibanza kukunukiraho. Imana ishimwe, iyo byanutse nibwo Imana itangira gukorana nawe. Bitaranuka ntabwo Imana izasa. Esagene sanso de ateki asanya. Imana ishimwe, bitaranuka ntabwo Imana izaza. Iyo binutse nibwo Imana yitwa Imana. Iyo byarenze abantu, bikarenga abanyabwenge, bikarenga abakomeye, bikarenga aboroheje, bikarenga abatindi, bikarenga abakire, niho Imana yitwa Imana. Shairebone, aho niho Imana itangirira ikora kugira ngo bamenye ko yitwa Imana. Dushimiye Yesu. Maraki ibice 3:19 desarabosansi. Titira iravuze ngo umunsi w'Uwiteka dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabe bishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebwe abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazabivu ibirenge byanyu, kuko umunsi nzabikoreraho. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. 22 nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera, ubwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iya base, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Imana ishimwe. Twasomaga Maraki, Imana ishimwe, igitabo cya Maraki, igitabo cy'umuhanuzi Maraki, ngo bazabishingwe bashira inkozi z'ibibi bose, abibone bose, abasambanya, abaroza, abapfuma, zaba inkozi, abo bazatwika bazapfa bashire. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Abo ubu desaye ibyo wishingikirijeho, ubwo butunzi wabwishingikiriza bukarangira. Mbibutse ko twe turi ivu ritumuka, ntacyo turi cyo muri iyi si. Umuntu upfa, umuntu uva amaraso, umuntu upfa mu munota umwe wakibagirana. Eshagize bisansi ntacyo ari cyo. Ahubwo turate Kristo, we waremye ijuru. Turate Kristo nyiribihe. Turate Kristo waremye ikirere. Turate Kristo udakangwa na biracitse. Turate Kristo wabumbatiye iki kirere akakibumbatira nta nyingi. Turate Kristo wayemeye isi, iyi sakayirema nta muntu agishije inama. Niwe tugomba kurata. Itangiriro igice cya mbere usomye izo nkuru, ugenda ubona ukuntu Yesu yaremye, akarema ifi, akarema inyanja, akarema isi. Ariko ngo yarema yagera ku muntu ngo akabumba konda akagatoba ngo akaguhumekeramo. Bivuze iki? Bivuze ngo ageze ku muntu yaritonze, arabanza aritonda murema neza, ntabwo yategetse, ahubwo ngo byabaye ngombwa ko afata kondo arakabumbabumba agahumekeramo. Tubaho. Turashimira Yesu. Tawaye gese nebo sanse. Umuntu uri kunyumva muri iyi si, senga, usenga amasengesho menshi, kandi usenga amasengesho y'uburyo bwose. Wasengera mu giti, warara mu buvumo, warara mu misozi, warara mu butayu, wasengera iwawe mu nzu, wasengera mu rusengero. Senga amasengesho y'uburyo bwose. Tarasha genesanse. Senga amasengesho y'uburyo bwose, kugira ngo Imana ize gutindana nawe, kugira ngo Imana igire ibintu ikubura, igire ibintu ikuraho. Nuko usenga, kandi iyo usenga, uko usenga cyane niko Imana igenda kugira ibintu iguvunguriraho. Mbibutse ko Imana itwereka utuntu duke, ntabwo itwereka byinshi. Imana ishimwe. Hari ibyo yakwereka ugahungabana, ahubwo itwereka bike. Kuko twe turi abantu, ntabwo turagira Satani ataturasa imyambi. Imana ishimwe. Tuba mu isi tugoye y'ibyaha,
Satani we turaturanye kandi turagendana, ariko turashimira Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Maraki aratubwiye ngo umunsi w'Uwiteka dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi ubatwika uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuze. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaho izina rye izuba rizabarasira. Imana ishimwe. Abubaha izina rye izuba rizabarasira. Imana nishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Abo ni abantu bubashye izina ry'Imana, bakaba muri korari ariko bakubaha izina ry'Imana bakirinda ibyaha, bakaba mu bukristo ariko bakirinda ibyaha. Abo ni abantu birinze ibyo byaha. Abo ni abakristo bemeye gutukwa bahorwa izina ry'Imana. Abo ni abakozi b'Imana bemeye gutukwa bahorwa izina ry'Imana. Abo ni abahanuzi bemeye gutukwa bahorwa izina ry'Imana. Imana ishimwe. Abavuga ngo mwami mwami, abo siko bose ari abana b'Imana. Bibiri ivuga iki? Bibiri iravuga ngo abo bantu muzagenda mwamenyera ku mbuto zabo. Eshagisa de bosans tago de sisande de sikia. Abo bantu uzagenda ubamenyera ku mbuto zabo. Imana ishimwe. Dushimiye uyu mwami utarasegene bosans. Imana ishimwe. Dushimiye Yesu waturemye dukunda, yarangiza akaduha agakiza nawe ukagurwa mu isoko. Agakiza ni ikinege ku muntu ku giti cye. Agakiza ikaguha kubera ko yagutoranyije ikavanga umwana wanjye. Uharanire kwitwa umwana ntubu umukozi. Yubaye umwana, uri umwana kuri so na nyoko. Eresaide bon. Uburi umwana nta najya hezwa. Ubundi umwana aba ari umwana nyine nta kinahezwa mu rugo. Ariko umukozi aba ari umukozi, isa ku isaba agomba kwirukanwa. Iyo akoze nabi arirukanwa, kandi niyo umuhaza arirukanwa. Niyo yakora neza hari igihe umwirukana kuko wamuhaza. Imana ishimwe. Ijambo ry'Uwiteka riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo ngo ruhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukagera n'iteka ryose. Ngo kuko ngo niba utware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku bwandu bw'abakiranutsi. Dushimiye Yesu. Elasago antasans enebo sairemin mando besans. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ibyahishuwe ibice 15. Gitabo cy'ibyahishuwe ibice 15. Turasoma kuva ku murongo wa mbere. Titira iravuze ngo ibyago 7 by'imperuka. Mbona mu ijuru ikindi gitangaza nicyo bamarayika 7 bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka, kuko muri ibyo arimo umujinya w'Imana uwo wuzurira kabiri. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro. Mbona abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyacyo n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana, indirimbo y'umwami Imana, bati mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera. Amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo babamarayika 7 bafite bya byago 7, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Kimwe muri bya bizima bine
abo bamarayika barindwi izabya ndwi zahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo. Ntihagira umuntu ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago birindwi byabo bamarayika barindwi byarangiriye. Imana ishimwe, dushimiye Yesu ko ari umwami ubereye maso ubugingo bwacu. Twasomaga ku byago birindwi. Iri jambo ndihabwa, ijambo ry'Imana ndihabwa, Imana yarambwiye ngo abantu banyumva kuri iyi si hari abantu bagiye bagira ubwoba bw'irangamuntu. Imana irambwira ngo se kontazo peshe gesayi. Imana irambwira ngo bira byose yabitesheje agaciro, mugende mufata irangamuntu. Imana irambwira ngo ifite ubushobozi n'ubudahangarwa, nta kintu na kimwe muzaba. Imana irambwira ngo kandi yakingiye abantu bayo, yabakingiye mbere yuko ibyo byose biza. Irambwira ngo nubwo ubwenge bw'isi bwagwiriye, ariko irambwira ngo desheke sanse. Irambwira ngo ifite imbaraga. Ni muhumure bantu bitondeye amategeko y'Imana, kandi irambwira ngo nta kintu izabitababwiye abera bayo. Imana ishimwe, irambwira ngo ni muhumure. Imana irambwira ngo ibyo yabitesheje agaciro rwose. Imana ishimwe, irambwira ngo yemwe ni muhumure, kubera ko ibyo yabitesheje agaciro mbere yuko bo babitekereza. Shere sayi. Imana irambwira ngo ni muhumure, kandi ije kubana namwe, ije kubagirira neza. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga, ari Imana idahemuka, Imana idasaza. Hari ibintu igitesha agaciro kugira ngo bamenye ko watindanye nayo. Nta kintu cyaba Imana itasheke sanse itakizi. Imana ishimwe. Imana ni nziza, kandi Yesu adukomeje adufate atuzirike kigufi. Dori bende raya Yesu iramanitswe, ngo yaraja huru yacyo watabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, kandi yamwe namwe ninde wabashobora, kuko ingabo za Satani zirakomeye. Tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje, ati yemwe ndaje nimukomere, kandi yamwe namwe ninde wabashobora. Imana ishimwe, Imana nishimwe cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe ko ari data utari data wacu. Imana nishimwe ko ari umwami w'amahoro. Imana nishimwe ko deshe sante kote poseke debo shainego tansi nimiedo pai remon. Imana disisi kontasi minito pai. Imana gote sisi kontazo menesans. Imana gide benesa. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ari Imana ije kuvangura ibyo byavangavanzwe, kandi Imana ije gutabara abantu bayo, ije gutabara abantu bayo. Iratambutse ije gutabara abantu bayo. Imana ishimwe. Imana nishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Nta wagushobora. Dore ibendera Yesu iramanitse ngo yaraje ahuruye atyo. Niyo muri twaro turirimba ngo araje ahuruye atyo, ngo atabare abantu be. Design atabare abantu be. Abantu be ni abana, ni abatoni ku Mana. Hari abantu b'abatoni ku Mana. Mbibutse ko hari abantu bazicanana n'Imana gutya. Kandi mbibutse ko kwicarana na Petero na Yohana na Matayo na Mariko na Habakuki na Luka, abo bantu kugira ngo wicarane nabo birasaba ko uba mu by'Imana. Eshagita so adopasi. Hari abantu rero bitondeye amategeko y'Imana. Ni muhumure kandi ni mukomere. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana nishimwe ko resite kenezo menesans. Imana nishimwe ko ari Rabi Yereseremo andekine ezomene sai. Imana izatugirira neza. Imana ije kugirira neza abantu bayo, ariko ije no gusarura ibyeze n'ibiteze. Kandi Imana itekere sans
ije gute bon inzessence ibintu bidafite umumaro byose ije kubikuraho kandi ibintu bitavuga Imana yambwiye ngo ije kubikuraho ibyabaye urwitwazo ku muntu nimba waragize urwitwazo kuvuga ngo ufite abana mana ntago nabona uko nkuvugira ibyo rwari urwitwazo Imana irukuyeho chance nimba urwitwazo waragize umugabo wawe urwo rwitwazo Imana irukuyeho nimba urwitwazo rwarabaye umugore wawe kugira ngo udakorera Imana urwo rwitwazo Imana irukuyeho niko yavuganye nawe Shaire sana Imana yambwiye ngo ije ko taseke a descence ije kureba irambwira ngo yemwe mwabakobwe muve mu bwibone yambwiye ku bantu bambaye amaherena irambwira ngo niki cyatumye mutobora ugutwi Imana yabahaye irambwira ngo ako kanyama nikakababaza igiye kukababaza muzagakura ikatobotse chez de sens irambwira ngo ako kanyama watoboye umubiri wawe ukawutobora ugatinyuka ukawutoboza icyuma ukawutobora ako kanyamije kukwaka urafite aho uzagakura niko Imana yavuganye nanjye yambwiye ngo niki cyaguteye ubwo bwibone ugarukire aho niko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo kwishaka kandi ukagira ibintu yibaza kandi ukayibaza waritoboye amatwi chez de sens de benekire ukayibaza uri umwibone wayikura he wayibona he kandi uri umwibone irambwira ngo iraje kandi iciye mu rugo rwawe irambwiye ngo ni wowe wazanye ibizira ufata ibizira urabizana urabitindikira mu rugo rwawe niyo mpamvu wahuye n'ibyago bikomeye niyo mpamvu warwaye umutwe udakira Mana ishimwe Mana iratambutse kandi hari abantu bakomeje kunyeganyeza kuri iyi si iratambutse kandi hari abantu bakomeye bagiye gupfa kugira ngo bimenyekane ko Imana ivuze yambwiye ngo iraje izanye inkoni kandi ije gukubita ela segene ansato pazomene sans andakita lazo antopi irambwiye ngo kandi irahangamuye lesaya gine bo santo de sai iravuze ngo yavuze kuva kera kandi yakoresha abahanuzi beshi rwose baranabivuze bamwe barabaseka abandi baranabatuka ariko igihe ni iki ko ije gukubita itambutse mu rusengero sengero zitinzemo sengero zose izigezemo ahira hatinze izamutse mu makora arahira hatinze kandi ije kufurura niko Imana yavuganye nanjye yambwiye ngo ije kufurura yambwiye ngo kandi iraje kuye mu rwirije gutora ije guhinga ikura mu rwiri ije gukura mu rwiri niko yavuganaga nanjye Imana ishimwe segene bo tanseze mine taki antopisine renaissance dushimiye umwami yambwiye ngo ije gukura mu rwiri ije kureba mu murima wayo ije kugenzura umurima wayo ije gukura mu rwiri Imana ishimwe ibisarurwa igihe cyabyo kirageze Imana ni nziza Hezekiya ibice 5 turahera ku murongo wa 13 twumva uko havuga Hezekiya ibice 5 turahera ku murongo wa 13 uko niko umujinya wanjye uzasohozwa kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze mbone gushyitsa umutima mu nda Imana ishimwe turasubiramo Hezekiya ibice 5 turasoma umurongo waho turatangirira ku murongo wa 13 no duhera haravuze ngo uko niko umujinya wanjye uzasohozwa kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze mbone gushyitsa umutima mu nda bazamenya yuko njyewe Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye ubwo nzaba maze kubasohozaho uburakari bwanjye 14 maze kandi nzaguhindura umusaka w'abanyamahanga bagukurikije imbere y'abahisi n'abagenzi bose Imana ishimwe ndasubiramo ijambo rya Hezekiya ni ibice 5 ni page 776 kuri urwo rupapuro page 776 kuri urwo rupapuro Hezekiya Ezekiel ibice 5 ni page 776 Mana ishimwe sage de sens de genebo sage kota Mana ishimwe Ezekiel
Ezekiyeli ibice bitanu. Turatangira ku murongo wa 13 turasubiramo. Haravuze ngo uko niko umujinya wanjye uzasohozwa kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze, mbone gushyiraho umutima wanjye bukaze, mbone gushyira umutima mu nda. Bazamenya yuko njyewe Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye ubwo nzaba maze kubasohozaho uburakari bwanjye, maze kandi nzaguhindura umusaka n'igitutsi mu banyamahanga bagukurikije imbere y'abahisi n'abagenzi bose. Imana ishimwe. Zahindura umusaka ibintu byose wishingikirije wiringiye, Imana igiye kubihindura umusaka. Imana ishimwe. Eresani idekene. Wishingikirije ubutunzi, ibyo Imana igiye kubihindura umusaka. Wishingikirije amashuri, ibyo Imana igiye kubihindura umusaka. Wishingikirije ubwenge bwo mu isi, ibyo Imana igiye kubihindura umusaka. Niko Imana yavuganye nanjye. Shagonesance kandi yambwiye ngo biramenyekanye kwitambutse Saira Bosa Dekenebo. Yambwiye ngo abantu benshi bagiye gupfa kandi bagiye gutaha, bagiye kurwara indwara zitandukanye, bagiye kurwara indwara z'ibisebe. Nabonaga amasaza aduma ku bantu. Eshango Saira Bosa Nsekire. Imana irambwira ngo umujinya wayo irawohereje. Imana ishimwe. Ezekiyeli niko atubwiye ngo uburakari bwayo irabwohereje kandi ibintu bishingikirizaga bibaye umusaka. Ezekiyeli ibice bitanu utangira ku murongo wa 13. Turashimira Yesu. De contase ko de bosita la bon sens. Imana gotesan. Imana ni nziza kandi Imana ishimwe ko ari umwami w'amahoro. Byo wishingikirije byose Imana ibihinduye umusaka. Hari ibyo wishingikirije ndetse ubigira n'ibigirwamana, ariko Imana ibihinduye umusaka. Telazoketa sedebo sansene kitabone sans. Imana gide menizomen. Imana dope serekia. Turashimira uyu mwami kari umukozi w'umuhanga. Ibyo wishingikirije Imana ibihinduye umusaka. Wishingikirije ko ufite imiryango ikomeye, ibyo Imana ibihinduye umusaka. Nibyo. Wishingikirije kuzwi rwose, ibyo Imana ibihinduye umusaka. Niko Imana yavuganye nanjye. Sheresai atagenemo sinibo. Kandi yembwiye ngo mwabaga mwe ni musenge. Irambwira ngo mwabakobwa mwe ni musenge, ibibasengesha bitaraza. Imana ishimwe. Ni musenge ibibasengesha bitaraza. Alasage antapoa tando adope sinimonde nekire. Yambwiye ngo ni musenge, mwabagore mwe ni musenge ibibasengesha bitaraza. Ni musenge kandi murire mu boroge, murire Imana. Eresegonebo. Nimuyiririra harabana Imana izongera imyaka yo kurama nkuko yayongereye Hezekiya igihe yajyaga ivura akarira cyane agasenga. Ubwo Yesaya hamwe na Mose Imana mutuma kuri Hezekiya, yarambwira ngo genda Hezekiya we umbwirire ngo umbwire Hezekiya ko agiye gutanga n'ibyo byose. Erashai gonde sans. Imana ishimwe. Turashimira umwami. Dushimiye Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Dushimiye Imana ko ari data utari data wacu. Dushimiye Kristo kati adesete kineze patagene sinimo santekire. Imana ishimwe. Ezekiyeli ibice bitanu haratubwiye ngo kuva ku murongo wa 5. Ezekiyeli ibice bitanu 13 haratubwiye ngo uko niko umujinya wanjye uzasohoza kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze, mbone gushyitsa umutima mu nda. Bazamenya yuko njyewe Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye ubwo nzaba maze kubasohozaho uburakari bwanjye, maze kandi nzaguhindura umusaka n'igitutsi. Imana izaguhindura umusaka n'igitutsi kuko wanze gukorera Imana neza. Wakoreye Imana ubivangavanga, wasambaniye mu murimo izaguhindura umusaka ndetse uhinduke n'igitutsi. Wasambaniye muri korari izaguhindura umusaka uhinduke n'igitutsi.
ku musozi utuyeho uzaba ruvumwa shege de sanso adupasi. Bene abo mundi muzabamenyera ku mbuto, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kuririmba byonyine ntabwo ari byo bizakujyana mu ijuru utubashya abantu b'Imana. Kuririmba byonyine ntabwo bizakujyana mu ijuru utakijijwe, utihanye ibyaha. Kuririmba byonyine ntabwo ari byo bizatuma Imana ikureba nk'umwana. Imana ituzirike kigufi kandi Imana idukomeze. Ntabwo byoroshye, ariko turashimira Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe ko ari Imana idahemuka, Imana itareba isura cyangwa uburanga. Katongeye dusome Zaburi. Zaburi igice 35. Zaburi 35. Tugiye kwasoma ni page 536. Zaburi 35 haravuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya, ndwana n'abandwanya, enda ingabo nini wagurukire kuntabara, kandi ushingurira icumu mu ntagara wimira bangenza. Ubwira umutima wanjye uti nige gakiza kawe. 4 abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane, inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka abagenze, kuko bantegeye ikigoyi kubushya badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubushya. Kurimbuka kumutungure, ikigoyi cyanteze abe ari we gifata ubwe akigwemo arimbuke. Nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, uzishimira agakiza ke. Amagufwa yanjye yose azavuga ati Uwiteka ninde uhwanye nawe, Imana ishimwe. Kuko ukiza umunyamubabaro umurusha amaboko, ukiza umunyamaboko ni umukene ubanyaga. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana niko ritubwira, tubwiye ngo Uwiteka burana n'abamburanya, enda ingabo nini uhagurukire kuntabara, ushingurira icumu mu ntagara wimira bangenza. Ubwira umutima wawe wanjye nige gakiza kawe. Imana ndashaka abantu bayiba bugufi. Imana ishimwe kandi umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Imana nishimwe. Imana imira ijambo yavuganye nanjye mu butumwa. Imana ishimwe. Mu butumwa irambwira ngo nzabubwira abantu bateze amatwi bumva, kandi bafungure amatwi dosere kire bosanse bumve. Imana iratuburanira, ikatuburanya, batuburanya bo ni benshi. Abadutega ibishywa ngo bamware bagira igisuzuguriro bo bamware, abaduhiga bo bamware. Satani duhiga ngo adute mu binogo, Satani duhiga ngo atwice, Satani duteza uburwari, we namware. Imana ishimwe. We namware deserebo sanse, kuko ikimana yavuganye nawe ntabwo kizabura kutagerwaho. Imana ishimwe ko ije ku desekerebo. Imana ije gushyira ibintu ku murongo, kandi hari Imana ikoze. Imana imara ijambo yarambwiye ngo hari ibintu igiye gukora mu itorero ryacu rya Pentecote, itorero ry'umwuka wera. Hanyuma mu butumwa irambwira ngo nzabwira umuyobozi wacu, umushumba mukuru wa ADEPR mu Rwanda. Irambwira ngo hari ubutumwa ngomba kumubwira. Imana ishimwe. Habaye hari umuntu ufite nimero ye yazayimpa, nta kintu byaba bitwaye. Imana ishimwe. Mu butumwa irambwira ngo hari ikintu ije gukora mu itorero ryacu rya Pentecote ADEPR. Ubu byitwa ADEPR, kera twe dukizwe ari Pentecote. Dushimiye Yesu ko ari umwami utajya ubura uko abigenza ngo byemere. Imana ishimwe. Imana itagica itagireba nk'abana b'abantu. Imana icurwa kibera ku bantu bayo, kubera ko Imana ntago igira ruswa. Umwana w'umuntu we yanarya ruswa, yanakora kuvuga ngo howe nagukwiye iki, ariko turashimira Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Imana ituziritse kigufi, kandi Imana idukomeze muri uru rugendo rwo gukorera Imana. Gukorera Imana ni urugendo rurerure, ariko birya barambije abarambiye batashye, kandi ibi bintu biraryoha biranaduhumurira. Alasi agone menesayi mando stako de sans. Turashimira uyu mwami bita Yesu waremye ikirere akaremira izuba riri kuva, yarangiza ibyo bintu akabirema nta muntu agishije inama. Niwe turi gushima.
ajya turinda turwaye. Imana ishimwe. Nawe arakurinda wowe unyumva kuri iyi si, nanjye arandinda akakurinda urwaye wageze gupfa. Anshege nesa ibone sanse. Imana ishimwe. Yarangiza akakubwira ngo mwana wanjye muri gihe siki. Dushimiye uwo mugabo bita Yesu. Reka dusome Yesaya 38 twumve icyo havuze. Tabo cy'umuhanuzi Yesaya 38 twumve icyo havuze. Page ni 638 kuri urwo rupapuro. Yesaya 38 page ni 638 38 no tugiye gutangirira turasoma tugeze ku murongo wa 4. Hanyuma turatangira hejuru myaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya hamwe na Mose aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka by'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya erekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye nkakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kubaho kwawe nkongeyeho indi myaka 15. Imana ishimwe. Dusaba Imana twongera imyaka 15 yo kurama kubera ko watindanye n'Imana. Imana ikongera igihe cyo kubaho. Ibyagushimuta byo ni byinshi ko Satani ho ahora tega imitego, ariko turashimira Yesu. Lasege naissance de qui tagi neme nizopese negone sante gine atapene kwa. Imana yambwengeje guca gasuzuguro bagusuzuguye. Wowe muntu unyumva kuri iyi si urasuzuguwe n'imiryango uvukamo, ndetse waranasuzuguwe cyane. Imiryango irangije iranakwanga, warasuzuguwe mu itorero usengeramo, ariko yambwengeje guca gasuzuguro bagusuzuguye share sana. Kandi irambwengeje kugirira neza uwo bacunira ingoni senemone serekete. Imana ishimwe. We bacunira ingoni Imana ije gutanga amahoro, ije kuguha amahoro abantu bataguha, imiryango itaguha. Waraciye uratukwa ndetse ubaruvumwa mu muryango, ariko Imana ije gutasekere bon sens. Dushimiye umwami bita Yesu ko ari umwami mwiza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Hezekiya yongererwa imyaka kubaho. Hezekiya yari yarakoze imirimo myiza, yari yaragize urukundo, yarafashije imfubyi, yarafashije abapfakazi. Ndashimira umwami w'amahoro serebo sens. Iri jambo nyirisoma Imana amahoro. Ndashimira nongera gushimira abantu bitwa abagore. Ndashimira Imana ko abagore 12 baje mu rugo iwanjye ntahari, ntanabizi na madama atabizi, bakaza bagakora urugendo Imana yabohereje ari 12 nkuko intumwa zari 12. Bakaza mu rugo gusenga, bakazenguruka iwanjye basenga. Byo bintu nabishimiye Imana cyane rwose. Ambivugiye hano kuri kamera, amasengesho yanyu Imana yarayumvise. Bagasenga bava ngo korode Mana mutabara umugirire neza. Byo sengesho barisenze maze kuzenguka amatorero 38. Shimiye Yesu ko abo babyeyi baje mu rugo nta wanteguje, ari Imana ibohereje. Bakazana madama adahari, cyakoze abana nibo bari bahari, nabwo bakazenguruka inzu basenga. Imana ishimwe, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mbibutse ko abagore nibo bateruye Yesu igihe abagabo bagiye kureba Yesu baramubura, abagore baterura Yesu. Imana ishimwe. Resige ne bo sansone de bonne. Imana irambwira ngo ababyeyi cyangwa abantu bitwa abagore mu isi, irambwira ngo nibo bantu basenga cyane. Irambwira ngo nibo bantu iri kumva muri iyi minsi amasengesho yabo. Deseketese. Irambwira ngo abagabo bo yarababuze. Imana irambwira ngo abagabo bo yarababuze. Abagabo yagiye bagirira neza irababura, ntago bagarutse. Irambwira ngo abagabo bayituye mu kunywa inzoga. Imana irambwira ngo abagabo batuye Imana kunywa inzoga. Barabakristo, barabaririmbyi, bararirimbaga, baradirijaga, barabavuga butumwa, bayitura kunywa inzoga. Imana irambwira ngo mwabagabo mwe mugarukiraho kuko igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana irambwira ngo kandi iragenda genze abagabo yabagiriye neza baribagirwa. Irambwira ngo nimugarukiraho mwabagabo mwe. Irambwira ngo nimugarukiraho mwabagabo mwe. Irambwira ngo nimugarukiraho kuko inkota Uwiteka izabarya. Irambwira ngo yaherekera mwamaze kubika desarebone gusenga mwabihariye abagore. Mwabihariye abagore. Irambwira ngo nzaje ngenda mu nsengero muzamugenda mubibona.
mu nsengero ngo abagore nibo bazama ari benshi, abagabo ngo ntibakiboneka mu rusengero rw'Imana, ngo baravuga ngo gusenga nuko abagore. Imana irambwira ngo murekeraho mwabagabo. Irambwira ngo igihe kirageze aho mugiye kujya muyifuza, mukifuza Imana, mugasenga amatakira ngo itakibumva. Eshago de sanso de kire. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mwabagabo mwe nimugarukiraho. Imana ishimwe. Irambwira ngo mugarukiraho yabagiriye neza. Mwayisabye kubarengera ibaha amazu, iramaze kuyabaha mwitera umugongo. Mwayisabye kubaha amamodoka n'amamoto, sege n'essence. Irambwira ngo ko mwabonye amamoto n'amamodoka, essence mukaba mugiye kuyibura, muzabigenza muti? Shage atage essence adesai. Imana ishimwe. Irambwira ngo nimugarukiraho mwabagabo mwe, mwabagabo mwe, mwabagabo mwe, mwabagabo mwe mu nyumva kuri isi ya rurema, ngo gusenga mwabihariye abagore, ngo abagore ngo nibagende basenge. Kuki mwabihaye abagore? Imana yaremye abantu babiri. Eshago saibone sanse. Irambwira ngo muzasoma Itangiriro, murebe uburyo Imana yaremye, ikabanza kurema umugabo, yamara kumurema umugabo ikareba agenda mu isi azereramo, ikavanga uyu muntu akwiye umufasha, ikamuremera umufasha ari we witwa umugore, imukuye mu rubavu. Imana ishimwe. Yamara kumukuremera ikabarema muri abantu babiri mwenyine, nibo bani mbibutse kare bo bani Imana yaremye kuri isi. Ni abantu babiri bonyine, nta bandi nabo babiri ku isi hose. Niyo bwava ukajya muri Amerika, wajya muri Australia, wajya mu Bwongereza, wajya mu Bufaransa, n'abantu babiri Imana yaremye bonyine kuri isi ya rurema, kandi abo bantu barema ibakunze. Imana ishimwe. Urangije umaze kuzana umugore mumaze gushakana, uramubwira ngo genda ubare usenga, gusenga we mugabo urabireka. Imana imaze kuguha inzu yavuganye nawe, Imana imaze kuguha akazi. Imana irambwira ngo yirukanye abantu benshi mu kazi. Nagiye kubona mbona yirukanye abantu benshi mu kazi kandi bakora akazi ka leta, mbona birabirukanye. Irambwira ngo irabirukanye. Ibirukanye kubera iki? Kubera ko yavuganye namwe, mwarangiza mukayitera umugongo, mwarangiza nimuyubahe, mwarangiza nimuyikorere, mukavuga ngo gusenga nuko abagore, ngo abagabo ntago basenga. Ngo yije mu rusengero ntabwo ibona abagabo, yije mu butayu ntabwo ibona abagabo. Irambwira ngo nzabaza abagabo ngo mwagiye, ese mwagiye he? Nzababaze ngo mwagiye he yemwe bagabo mu nyumva. Irambwira ngo mwagiye he, ko mutagikorera umurimo w'Imana, ko mutagira urukundo, ko mutagira umutima wo gufasha, ko mutagifasha imfubyi n'abapfakazi. Irambwira ngo nimukore iyo mirimo n'Imana izabibukiraho. Mugende mujye kwa muganga mwabagabo mwe, mugire mushyire ibyo kurya abarwayi, mugende mu bitaro bya CHK, mugende Roi Faisal, mugende i Kanombe, desegene bosanse, mufate izo modoka zanyu muzishyiramo ibyo kurya, mushira abarwayi mu bitaro. Ibyo nibyo bintu Imana izabibukira. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mwabagabo mwe mugarukiraho. Imana ni nziza kandi Imana izatugerera neza. Imana irashaka kwikorera, ariko kayikora atari ibintu bisagutse. Mbibutse ko gusaguka no kujya kwikora uvuga ngo ndajya kwikorera umunsi ndagenda saa 8 kandi batangiye iteraniro saa 3. Mbega ni ibintu bisagutse, ariko ugiye mutanabishakaga ndetse utanabiteguye, aho ugiye mu masengesho yasagutse. Ibyo ntago Imana ibishaka. Irashaka ko uyisenga ku manywa na nijoro kandi ugakuba ivuka riruka boroga. Imana ishimwe. Imana ituzirike kigufi kandi Imana idufate. Imana ni nziza, Imana idutabare kandi dukomeze. Twasomye ijambo ry'Imana Yesaya 38 uburyo Hezekiya Imana yamwongeye imyaka yo kubaho, imyaka 15 yo kubaho, kugira ngo Imana imwongereye nuko yari umukozi w'Imana, nuko yari yaritondeye amategeko y'Imana, nuko yagiraga urukundo, nuko yafashaga ifubyi n'abapfakazi, yarangiza agafasha n'abakene. Imana ishimwe. Imana irashaka kuyikorera nta kindi kintu wishingikirije. Imana irashaka kuyikorera nta kindi kintu urebyeho, ukabana n'Imana warangiza ugatindana n'Imana, aho kugira ngo utinde mu magambo n'amazimwe no kwibaza kuri mwene so umutekerezaho, ahubwo tindana n'Imana. Nutindana n'Imana nawe izaza itinde mu byawe. Ereshago santo benekos. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana hari abantu yishyurije amadeni, hari abantu yishyurije, kandi hari abantu Imana igiye guha amafaranga. Ikimira ijambo niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe kandi umukozi w'umuhanga. Hari abantu igiye kugirira neza ariko ibisubizo ntibizabagusha. Abantu imara kugirira abantu neza, ibisubizo bikagusha abantu. Yamara kunezerwa yarya ifiti, yarya makaroni yahaga yanezerwa. Niyongere no gusenga, akavuga ngo gusenga nuko inzahare ziri mu butayu, nuko inzahare babuze icyo bana batagira icyo barya generakiza. Ariko Imana yambwiye ngo nutayikorera bikiri kumanywa butarira, iraje bikwambure.
ibihe n'abandi. Imana ishimwe. Iraje ibyo bikwambure, ayo mafiriti n'amakorano bikwambure, nawe ugende ukora urugendo rurerure kubona umuntu bitakorohera. Imana ishimwe. Imana ituzirike kigufi kugira ngo ube wabona n'amazi yo kunywa bitakoroheye. Imana izanye uruhabuzo kandi ije gushangurura insina zayo. Imana ishimwe. Iraje ije gutambagira mu nsina zayo, ije gushangururamo ibishwangara n'ibindi bintu nk'ibyo ubona bidafite umumaro. Hari ibintu bigiye biba mu nsina ariko byamara kubamo bikabamo nta mumaro. Essence. Hari insina zera kandi zikera neza. Hari n'insina zibamo zikaba ari ingwingiri, ije gushangura izo nsina zibishwangara byinshi. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi ije gutabara. Ariko abayikoreye neza bakemera gutindana n'Imana, abo nibo bana b'Imana. Ashege Essence. Imana ishimwe. Turashimira uyu mwami. Imana ishimwe. Imana ijya kunzana kuri kamera, nari ndwaye rwose, ntago naje kwigaragaza. Ndarwaye pe rwose, ndarwaye, maze igihe ndwaye umutwe n'inkorora no mu muhogo. Kandi kubera kuvuga Imana, maze igihe nari ndahantu ndi gusenga cyane. Cyo nicyo cyatumye ibyo bintu, iyo ndwara iza, nta kindi cyabiteye. Ariko ndashimira Yesu. Imana yambwiye ngo nze mbivuge ibi bintu. Imana ishimwe. Desekete bon tando de sens. Imana yambwiye ngo igiye kwimika isuzugurwa mu itorero rya Pentecote. Isuzugurwa zuzura umwuka wera zigahanura. Izo ni adeshere bo sense. Abo nibo bantu igiye kongera gukorana nabo. Abo nibo igaruye mu murimo wayo. Irambwiye ngo umwe ikomeje kuwushyiramo rwose, kandi niri mu kazi. Eshayire bon. Imana ni iri mu kazi. Imana niyo iri mu kazi. Nagiye kubona mbona inyeretse inyundo y'abafundi bubakisha. Irambwira ngo iracuze, irakubise, kandi ije gucura ibyuma d'essence. Ije gucura ibyuma. Ibyuma bihinda umuriro. Nibyo igiye gucura. Imana ishimwe. Irambwira ngo umuntu ukomeje kubana n'Imana, afite mwuka wera w'Imana, alasairebo sense, akivugana n'Imana, dore ko harimo n'umwuka wera w'Imana ari giye yigendera, wowe ntunamenye ko umwuka wera yagiye. Igituma agenda, barajishuye umwana. Igituma mwuka wera agenda, Imana y'amahoro yambwiye ngo barajishuye umwana. Uyu mwana baramujishuye. Uyu ni umwana uba wajishuye. Iyo ujishuye umwana rero, mwuka wera wawe arigendera. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo abantu bajishuye umwana barajishura, akaba azi ko yavuganaga n'Imana. Ariko kujishura umwana imbwira ibintu bigera kuri bitatu bituma umuntu ajishura umwana kandi ntongere kubana n'Imana. Icyambere, Imana ishimwe, usabwa kuba warabanye n'Imana kandi hari ibintu witondeye. Buraguse Imana y'amahoro ibya ko mu butumwa irambwira ngo mbwira abantu, abahanuzi bagenzi banjye, abasenga bagenzi banjye, abakozi b'Imana batandukanye, abanyamasengesho, abadiakoni n'abandi bakunda guhura n'abarwayi cyane. Imana irambwira ngo mbabwire ngo gusenga kugira ngo amasengesho kugira ngo Imana usengera umurwayi akire, imishurira ibintu bigera kuri bitatu. Irambwira ngo icyambere ugomba kuba wirije ubusa. Saire bon sens. Ugafata amasengesho y'iminsi 3, ugakora amasengesho y'iminsi 2, ugakora amasengesho y'umunsi umwe, ukabanda ukagira imbaraga. Icya kabiri, kutarigeze ugurisha impano z'Imana n'umunsi n'umwe. Chez de sens. Ibyo baye warabikoze, wihane. Imana ishimwe. Imana ongere kugarura iguha imbaraga, yongere gushoboza. Ukimara gukora kuri akavanga umuntu namamagara n'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 300, biba birangiye. Hari imbaraga zitaze kuvaho. Umwuka wera w'Imana itayigendera. Umwana itajishuka, akagira uruhande rwawe, ntagaba kugiye kure, ariko itagenda uruhande rwawe. Kubera iki? Bivuze iki? Bivuze ngo kubera ko wanze kumva no kumvira. Undi hari ibintu Imana isaba. Imana y'Imana nagigurishwa. Imana ishimwe. Imana dose kentazo pese kontado pass. Kandi Imana irambwira ngo igiye gukoresha abantu cyane. Igiye gukoresha abantu cyane. Hari abantu igiye gukoresha cyane. Hari abantu bari mu gusenga, babirimo bari kubana n'Imana neza. Erezemen shaire sai. Bari kubana n'Imana bitondeye amategeko y'Imana. Ndetse bemera ari n'abahanuzi bagaragara no kuri za kamera bakaburara bakabwirirwa. Ariko bakavuga ngo ntibazigera bagurisha impano. Bakemera banazwi rwose muri izo paruwasi zabo, banazwi no kunsengero wabo karaba abahanuzi bazwi. Ariko Imana yambwiye ngo igihe niki cyo kubatabara. Abo bantu igihe niki cyo kubatabara. Abo bantu je asairiyina. Imana ishimwe. Igihe niki cyo kubagirira neza. Imana irambwira ngo ongera uheke umwana wajishutse, ongera umuheke, kandi numara kumuheka Imana izabana nawe. Numara guheka uyu mwana azagutambutsa.
azagutambutsa aho so na so wanyu batagutambutsa, azagutambutsa aho nyogokuru na sogokuruza wawe batagutambutsa, azagutambutsa aho umugore watagutambutsa, azagutambutsa aho umwana watagutambutsa, azagutambutsa aho so na so wanyu batagutambutsa. Esha do sens de kota bise de konta ya besens. Imana yambwiye ngo heka ukomeze. Uyu mwana ninde watawe n'umukene, wabyawe n'umukene, doraraje dina. Mana ishimwe, uyu mwana niwe uzagutambutsa kugira ngo ubane na Yesu, kugira ngo uvugane n'umwami bita Yesu, kugira ngo wongere uhembuke, kugira ngo Imana igukoreshe iby'ubutwari. Shege de santo pesa yikitazomene sanse. Imana ishimwe, Imana ni nziza kandi Imana izatugirira neza, Imana izaturinde kugwisarisarura ritaragera. Imana ishimwe kari umukozi w'umuhanga. Imana ilala konta izebesi saigon zemontambo zebenesanse. Imana ishimwe. Uyu mwana n'umuheka bizamenyekana ku musozi utuyeho, bizamenyekana mu mudugudu utahamo, bizamenyekana mu kagari utahamo, bizamenyekana mu murenge utahamo, bizamenyekana mu karere utuyemo. Nuheka uyu mwana, nutajishura umwana bizamenyekana. Imana ishimwe. Imana izagukoresha iby'ubutwari ndetse izagukoresha ibintu utatekereza ko yagukoresha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nuheka uyu mwana izaguteko asi kontabe atopashekinia lela sisimi demenezomene sanse. Imana ndagushimiye, asayire bon. Imana ishimwe izagukoresha ibintu bikomeye mu gihugu ubamo, izagukoresha mu bihugu ubamo, izagukoresha kandi izaguha ikintu bitigikundiro. Asante. Ezebesanse. Ibi ndabikubwira mbizi neza, nakoreye Imana bingoye, nzenguruka amatorero bimvuna, biramvuna, ngenda n'amaguru, kari n'ubu nkomeje urugendo rwo kugenda n'amaguru. Imana ishimwe, n'ubu ndakomeje, n'ubu ntago nsiba kujya kanyarira n'amaguru, ariko ndashimira umwami. Imana ishimwe kandi Imana izabikorera kwiyubahisha. Imana yambwiye ikintu gikomeye mu minsi ishize, irambwira ngo mwana wanjye Korode ntago igihe cyo gutebeza kiragera, ukomeje kuba mu ishuri kandi ukomeze uryige neza. Shimira Yesu ko nkomeze kwiga ishuri ry'Imana yanshyizemo. Irambwira ngo igihe cyo gutebeza ugafata ishati ukayitebeza mu ipantaro ntago kiragera. La sigue de bosansonekire. Irambwira ngo komeza ujishe ukomeze. Irambwira ngo igihe cyo gutebeza nikigera nzakubwira. Imana ishimwe, mbibutse ko natangiye kuzenguka amatoro mfite ibiro 41 n'amagarama 30. Ubu mfite ibiro 48 n'amagarama 50. Ndashimira Yesu ko agenda ntera hinyama. Imana ishi ezekete seke tego sanse debo sanse. Imana ishimwe kari umukozi w'umuhanga. Mwibutse ko iyi Mana ndesine bone ngomba kwikorera haba kumanywa haba nijoro, kandi nubwo napfa nkapfa nyizeye ntacyo bitwaye. Nubisa nubwo napfa ariko kapfa nawe uyiringira, nawe unyumva nubwo wapfa, kuko urupfu ni rwo rembo ry'umukiranutsi. Ine shezebe konta, urupfu ni rwo rembo ry'umukiranutsi. Twese tuzapfa. Imana ishimwe. Icyambere nuko tugomba kubana n'Imana tugatindana na Yesu. Imana ishimwe kandi Imana idukomeze, komeza ujishe uwo mwana kandi umukomeze. Imana izabana nawe, izagukoresha iby'ubutwari. Imana itaradose keta bosanse. Imana nizizibere maso ubugingo bwacu. Imana izakora ibintu by'imbaraga kandi izagendana nawe. Imana ishimwe ko arabanije kubakira uyu mwaka, hari ibyije gusohoza ku bantu b'Imana. Ereserekire rebon tasekentabo. Imana ishimwe kandi mbibutse ko isi zarinda irangira. Imana isi zarinda irangira, ibibazo bikiriho. Ababuze abagabo barababuze, ababuze urubyaro barababuze. Mbibutse ko isi zarinda irangira, ibyo bintu cyambere nuko bana n'Imana ikazaga ubugingo buhoraho, nicyo gikuru. Imana ishimwe turi kwinginga Yesu kugira ngo azaduhe ubugingo buhoraho. Kubona ubugingo buhoraho no kwirinda ibyaha, nukwemeruka abana n'Imana, bamwe bagutuka banaguseka. Shege naissance de benaissance.
hari ibintu byinshi byagudukura mu murimo w'Imana. Hari nabeshi igihe bagiye bakora inama barambwira ati Claude tuguhe ubushobozi tuguhe n'amafaranga ariko ureke gukorera Imana, ujye mu bucuruzi ujye no mu bindi. Imana ikambwira ngo ntago igihe kiragera. Komeza kumbwira ngo ishuri ryawe uracyaririmo, niko na n'ubu bimbwira irambwira ngo ishuri uracyarimo, ntago uragira igihe cyo gutebeza, uracyari mu ishuri ryanjye igihe nagushyizemo gihe Uwiteka. Mbibutse ko maze imyaka irenga 2 n'igice nzenguruka amatoro kandi ndakomeje. Imana ishimwe kandi umukozi w'umuhanga. Imana izajya igendana nawe, izakugirira neza niwitondera amategeko y'Imana ukirinda ibyaha n'ibisa nabyo. Nine kontazo peshekenebo mando besara bosai ina ketazo menesanse. Turashimira uyu mwami kaduziritse kigufi, dushimiye Yesu kari umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe kari data utari data wacu, azajya agendana nawe, azajya avugana nawe ku manywa na nijoro, kandi nta kintu kizaba itakubwiye, nta kintu kizaba deresai. Ikintu Imana ishaka no kwiba bugufi ikajya ikubwira wiryamiye, ikajya igendana nawe, ikongera ikavugana nawe mu matwi yawe, ikongera ikabana nawe, ikagudesere bonne essence. Imana ishimwe kari umukozi w'umuhanga. Imana ibaho umugisha kandi Imana bakomeze. Shalom 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 shalom. Imana ishimwe. Mukozi w'Imana urakoze cyane, nta kintu narenza ku butumwa Imana yaguhaye, ahubwo senga Imana kugira ngo Imana ifashe abagiye gukurikira ubu butumwa. Kandi mbere yo gusenga urabanza utange nimero yawe ya telefoni, kuko hari abazagukenera kugira ngo bafashe gusenga cyangwa bagire inama mu by'inzira ijya mu ijuru. Watanga nimero yawe ya telefoni, wamara kuyitanga ugasenga Imana. Imana ishimwe. Nomero yanjye ni 078 376 489 078 376 489. Claude Habimana ni wibaruyeho. Imana ibaho umugisha, murakoze. Kadusenga n'Imana twinginge Yesu. Turagushimiye mwami w'amahoro, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuri data utari data wacu, tugushimiye kuri Imana idahemuka. Turavuze ngo uri mwiza kandi ubere maso ubugingo bwacu. Turavuze ngo uko wari uri kerana n'ubu ni kuri ntuhinduka. Turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe. Twariho tuvuga ijambo ryawe ryera, ijambo ryawe ni rikuru, ijambo ryawe ryahumetswe n'abahanuzi kuva kuri 35 kugera kuri 40. Turagushimiye rero aka kanyu duhaye. Nito segide bosanse. Turagushimiye mwami, we waremye inyanja zivubura amazi, we waremye imisozi, ukarema ahantu hatagendwa n'abantu, ukarema ahantu hatagerwa n'ikiremwa muntu. Turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Turavuze ngo rero rebenesayi, turashenze mu izina rya Yesu Kristo. Abazumva ubu butumwa bazabwumve kandi bumvire, bazagarukiraho. Shagede sado besans. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza kandi uraduhumurira. Turagushimiye mwami w'amahoro. Turasenze mu izina rya Yesu. Dusengeye abantu barwaye, abarwaye mu bitaro bya CHK, abarwariye Kanombe turabasengeye, abarwariye mu bitaro by'Inyamata turabasengeye, abarwariye wa Faisal turabasengeye. Shagode bose contado besanse. N'abantu bitonde demenekire, dore bararwaye nibakira uzabagirire neza, bazagushima rata papai. Turabasengeye mu izina ryera rya Yesu. Ayagine benezomen. Imana domenekire, Imana itavogagirwa, turabasengeye mu izina ryawe. Abafite ibyifuzo bitandukanye turabasengeye. Hari abakeneye ubuzima, hari abakeneye amafaranga, hari abakeneye ko abishyurira amadeni, abo turabasengeye mu izina rya Yesu. Reka bagubwe neza kandi babone ikiganza cyawe. Nine shagede antekozomen. Imana gide benesai, Imana domene sansekire. Tuhamagaye Imana igicenzera aho zitari. Reka bagubwe neza papai. Ubwo tuzavugana tuzavuga ineza yawe mukundwa. Uri mwiza ubereye maso ubugingo bwacu. Turasenze mu izina ryera rya Yesu. Duhamagaye umuriro ubutabazi bwose buri rijansi. Reka bahumurirwe nawe. Turasenze dusengeye itorero ryacu rya Pentecote. Reka urigenda gendemo kandi uriho imbaraga we. Turira tuboroga turarisengeye. Itorero ryacu ryongere rize, ryongere ibane nawe, yongere kuri Imana tuzagushima. Sage de sekota do sanse.
itorero ryacu ryaratureze riraturera turakura tungana dutya irangije ritwigisha no gusenga niyo mpamvu turisenye natwe turarikunda edebenesayi reka bimenyekane kuri Imana natwe papayi tuzagushima urakoze mwami urakoze kugoza ibintu by'imbaraga urakoze kuri data utari data wacu turarisengeye nuri mpumanure reka uzurigenda gendemo mu izina ryera Yesu natwe tuzagushima tuzavuga ineza yawe urakoze kuri rabi tandoge dosa twakene asai labo antekozo mene santekire turavuze ngure turavuze ngurine benejonte kontabito pezomene sanse Imana gene antekonia Imana dodene menekire Imana itagimenyerwa duhamagaye Imana ihindura amateka reka bimenyekane kuri Imana tuzagushima urakoze kukoza ibintu bikomeye urakoze kutambagiye kandi ukoze ibintu by'imbaraga urakoze kutanza ububyutse nuhabwe icyo turagushimiye mwami komeza ubane natwe Yesu nini kontaze atago asai Imana ishimwe turagushimiye mwami komeza ubane natwe kandi udushoboze mu izina ryera Yesu urakoze papa. Amen. 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 Mani guha umugisha.